uruhara se ni icyago mbari mukuru uruhara se wanyogosha aza mu mubare w'abantu banga nta murumuna w'umusaza buriya Godifa uri mukuru wanjye uzabyihakane uri grand frère. Okay, twagiye rero ahanga nkine audio wamaze kujya kuri 200 Karabura biki ya buri arabura bitatu cyangwa 200. ubu ngo galeri yanjye harimo iki kabano asigaye Karabura 25 muri galeri yanjye hasigaye iki harimo ibidege bagenda nawe ukarundamo ibintu biremereye ariko nuko ugira ababizi ubirundamo ni TikTok ibyishiriramo ntabwo ari ngewe ariko sagiye umenye ubwenge galeri ntabwo ari ngewe ariko uzi ko ari byo nawe nsangamo ibintu nabose nabishyize mu gihe so ntabwo tuzi twaje hakwiga Semuhungu yafashe ntuza audio mwamaze kugerayo ibi bigenga kugira ntabyo nkirabona funga live none se ibihamba gutapinga babyanze gutapinga kavanemo n'iyi ntuza Oya barimo baratapinga uko ngeze ku 80 ntabyo ubundi ejo nabahaye inkuru ko umuntu bita Irene Murindahabi yareze jihad ari kuzamuka Godifa iri kuzamuka ntabwo bizamuka abantu 800 bingiye bakandiye rimwe na bigira direct no kumva kandi ufite mic n'abantu bari kuzamuka umubare yotinga mic yawe ufite ibintu gusa kugira hirya y'icyo telefone aho ngaho te kumucuru mu sakunyumvira no mukaza gutangira ibitekerezo mufite imbabura ubu kugura telefone kuri umujya yego wera kuma bagira muri Amerika uracyari inkira ruheri nta nubwo uraho rya n'ikiro cy'isukari uracyayivanamo sukuma wiki zo muri Kenya ariko se ku buryo nanirwa no kugura telefone nzima wagiye ugirimo itushi ndakanya ese umuntu mbaga telefone bagira ngo ni intuzi bagira ngo ari mu gace ndagusesesha mama yewe Godifa ntago wandusha telefone nziza wallahi ngaho mutinga mic yawe telefone se ni modoka. Okay, mugeze hehe bakunda inkuru kubibaza bazira zibaroze so gutapinga hano waba uri umukire waba uri umukire I don't care waba uri umuyobozi waba uri umugore w'umuyobozi I don't give a fuck fata intoki za utapinga screen simba n'abamazirungu mwatewe n'abamwashakanye batabaho umwanya ngo babiteho niba uri umugabo uranga umugabo wawe yakwimyuka buranga ibyo nusha kuri minister I don't give a fuck nusha ufite amamiliyoni tapinga screen ya Godfather Jesus tapinga screen ndabizera n'amwanya mu catfish muri benshi sinkeneye ibyubahiro byawe that is not my business urumva iyo uriwe I don't care hindura telefone ngo utapinga screen okay 200k utapinge ibyo uriwe ntago bindeba uba waje no kumarira irungu ibyo niba uri umuyobozi niba uri umunyamafaranga go where with your money fata intoke za utapinge atasa ndakubujije ndanze maze kuborotse reka iki ngiki kiravuze ngo kiranze ndakuborotse si wowe wambaye ikabutura nk'izindi za matimba twe ni nkuko leta si nkiborotse jewe kukuboroka mboroka umuntu bitewe ni baravuze ngo gahanga wazize iki ngo nazize urwo bagabuzazira umudomo wawe urumva mufate injaba zanyu mutapinga cyangwa mutumuke muvanga twakomeje ahanga mwageze yaje mukora kuri goro mukore kuri goro kugira ngo nkina ya majwi so iyi nkuru kugira ngo mbabwire ukuntu byatangiye umva hano umva ako se wamyutinze explain wamyutinze kabano uri bugabo byandiko yagotse mu rumujura uwo muntu ari umwana mwiza umwana muri ku bantu bose naho undi iyo ntaboneze kujya hari abo tugana gutukira si tegereza
utazajya kurega naho uri bye nabo bantera ubwo washiri sava alo iyo ni mu nyangire iyo ni mu nyangire none se niba yaramututse ibyo byo kuri bimwe bya zamani urabizana uyu munsi ngo bigende bite ahangaha rero gore yahise riri amwoherereza iyi message uve kuri zanjije zitazi gusoma nk'uyu nguyu wize irunga wize itangazamakuru kuko adashobora gusoma iyi paragraph uri muzima akimara kumwoherereza message yagize ngo ese ubwambure bwa jihadi yambaye ubusa si wowe wabinyoherereje si wowe wabisakaje ko mfite témoignage za benshi sinacecetse ndacyabifite ja mvugira ngo ja nuko vuga ko mfite ibimenyetso ndacyabifite ja rero cisha make rekeraho kuntuka nzira ubusa ndakuruta nyubaha mwumve umve sikiliza hapa ahangaha gore yaragiye kurongo witabira ripo baravuga ati wewe va muri ibi bintu reka kuvugira nani jihad ibi ngiye ntanemera ko mugomba gufata umuntu kubera yavugiye mureke umuntu akoresha amaranga mutima ye niba jihad bagiye kumuzirika abantu bagahaguruka bakamuvugira ari inshuti zabo mubareke bamuvugire mureke abantu bamuvugire n'uburenganzira bwabo niba bumva bagomba kumusapotinga bakamwishyurira abanyamategeko mureke bamuvugire turi kumwe ariko mureke n'abantu batanga ibitekerezo ko bashaka mureke kugira gute Eric rero kohereza iyi voice note yohereza riripo bakamubwira ngo nave muri ibi bintu bareke kuvugira jihad ahangaha reka kumubiriza abantu kugira ngo bamwamagane icyo gice kabo cyemera rukumva icyo ni kimwe ari impamvu ejo nafashe side yande yari ripupi turi kumwe ntabwo umuntu kuba bamenya amakuru ngo niba mushakiye abanyamategeko ahubwo niba mufate bamugira bagira bate amwishyura abanyamategeko bose bashoboka reka tugaruke gato turi kumwe jihad mureke kumufata nkamuze jihad ntabwo ari kurengana turi kumwe jihad ntabwo ari kurengana ariko niba inshuti ze zishobora kurwana no kumushakira abanyamategeko kugira ngo bamworohereze mu bareke babikore kandi mu bareke uburenganzira bwa mureke kujya kubahungeta urabona ko ahangaha baramubwira ati usisoboto usisifanye nini usisubutu ahangaha urabona ko byagenze neza jihad reka jihad ashobora kudafunga ariko jihad afite ibirego uwo bita Bruce Melody amakuru mfite nuko yafashe umuntu akavuga ati ntabwo nasigara narawotewe turi kumwe Bruce Melody amakuru mfite ngo nuko yafashe umunyamategeko ukomeye mu Rwanda aravuga ati ndayishira amafaranga yose akeneye umunyamategeko ariko nanjye ndenganurwe ubu turi kuvugana mu birego bya jihad hiyongereye ikirego cya Bruce Melody nyuma yuko hiyongereye ikirego cya Irene Murindahabi kubera Vestina ariko ho noneho amakuru yangezeho nibitangaza ngo Vestina umuririmbya umubyeyi uririmba indirimbo ziramya Imana zinayihimbaza urimo kumva indirimbo ze urukumva ngo yanze ngo mu byatumye atafa muri Canada agasigarayo ngo ni jihad bro ngo yasabye ubuhungiro kubera jihad ariko Rwanda ngo muri kumva so ahangaha urumva ibirego bimaze kuba bingahe hari ikirego cya Fiona hari ikirego cya Bruce Melody hari ikirego cya Keza hari ikirego cya Irene hari ikirego cya Nyashiresi wa undi yise Mifupa ibirego ni byinshi umva hari ikirego cya Yampano jihad baragukubita ikintu bita igihanura mera umusatsi ureke kuba nkakabana umva iyo bivuze gutya jihad ntabwo ari shyashya jihad ntabwo ari shyashya ibi ngibyo tuvugira ya none se ngo difata nzakora amakosa bro no yarabagaga yarabazi
kandi noneho iyo ukoze bino bintu njyewe nakotinze amagambo y'umuvugizi wa RIB urumva banyarwandakazi murashaka kumva aya majwi mbazanira ndi yarareze nta muntu ngo hari n'undi ngo yaje ngo hari ifite mu modoka ngo nawe agiye kumurega ubwo nawe undi wava mu nzira madamu nawe azamurega n'ubu yava mu nzira madamu nawe azarega ko naragenze ndabona urumva umuntu jihadi yateka agasonga bugari ngo yanze kukamusubiza yatanze ikirego muri RIB mu ntiza amahamanya kana inkuru ja ariko noneho